ntukigunga nshuti yanjye, ntukigunga nkiriho nzakumara irungu, ntukigunga nshuti yanjye. Iwacu Media TV. Ndabasuhuje cyane rero mwebwe mukurikiye Iwacu Media TV. Nk'uko bisanzwe rero tugenda tubazanira impano zitandukanye kandi zimeze neza cyane. Uyu munsi rero tubafitiye impano, tubafitiye mushiki wa Jimmy Mulisa. Ngira ngo Jimmy Mulisa mwagiye mumwumva ahantu henshi cyane ku binyamakuru acuranga neza cyane. Rero twifuje kumenya niba koko na mushiki we ariko bimeze. Wowe rero icyo uri bwibuke ni ugukora subscribe, comment ndetse unasharinge iyi video nimba iri buze kukuryohera kandi ntuci biteze. Ni byiza. Meze neza? Nta kibazo. Witwa ndese? Amazina ye Ntashiritimana Diane. Diane, wambaye neza? Nuko nyine. Ariko ntabwo ari neza nkawe. Aya nawe wikabye. Iki kintu tufite ni igiki? Ikintu mfite bakita gitari. Gitari? Ni ukugicuranga ubu ngubu tu? Ni ukugikubita gutya gusa nyine. Cyakoza hanyuma se kariya kariho hariya ko kitwa ngo iki kagufasha iki? Aka nyine akakita kapo cyangwa kapodasiteri. Aka nyine iyo ngiye gucuranga ndakifashisha mu kugira ngo kiraho ijwi ryanjye riri bugere. Acuranga neza nyine nta kibazo. Hanyuma se Diane uzi gucuranga se? Ndabizi cyane ndabikorera. Se wabyigiye hehera? Nabyigiye impano nyikomora kuri papa. Nuko nyine babyishishije musaza wanjye nanjye barabinyigisha. Urebye cyane cyane tubikomora kuri papa. Ubwo nyine bishatse kuvuga ko ni impano y'umuryango. Ni impano y'umuryango nyine wose. Hanyuma se ibi bintu nyine mukora byo gucuranga za gitari ibyo byose nyine mukora, nta mbogamizi ujya ubibonamo cyangwa se abantu baguca intege bakubwira bati ibi bintu ukora nta kamaro? Wowe nyine nta bantu bajya baguca intege? Kuca intege ntabwo byabura. Uzi imbogamizi ya mbere nabanje guhura nayo ngitangiye gucuranga bwa mbere. Intoki hano narashishutse. Ubundi urashishuka iyo utangiye gucuranga. Ni nayo mbogamizi bwa mbere ihaba. Kumva wabireka bikaguca intege nyine gutyo. Ariko hari n'abantu bancaga intege bakanyenga ko ubundi uracuranga ninde uzabona se ukuzamura, wese uzabona manager ngo uri n'umukobwa. Noneho imbogamizi nyine zigenda zibamo nk'izo zose ntabwo zabura. Diane, none ufite ababyeyi bombi? Ababyeyi ndafite mama na papa. Ndabafite bose. Hanyuma se uri umwana wa kangahe mu muryango? Ndi imfura, ndi umwana wa mbere. Uyu mwana wa mbere bivuze ko byanga bikunda abo waboneye izuba hari ikintu barusha? Hari ikintu mbarusha nk'ubu nyine nk'ibi byose. Hari abatabizi kandi nkaba mbizi. Bivuze ko bose ubarusha? Ntabwo ari bose, ntabwo bose mbarusha, nanjye hari abandusha. Ahubwo se tudatinze mu magambo, nta kuntu nyine wanyurizamo abadukurikiye bakareba se ibi bintu tubona uyu mwana afite azi kubikoresha, nyine babimenye niba koko ibyo uri kuvuga. Bantu mugani wacu nkahagaze nkabitumira, nkabatuma kuwo nkunda, nkabatuma kuwo nkumbuye. Utahagutaja cyane ugoza ku mutima, utahagutaja cyane wabereye igezi kirusha ibindi kwera. Uwo mwasangiye byose, uwo mwasangiye ubuto, utaragutaja
Umulisa nyine ndumva uzi gucuranga. Ndagerageza ariko ntaho ndagerageza ubundi. Hanyuma rero twagiye twumva, ese ufite musaza wawe? Icyamamara ahubwo none haranandenze. Yitwa ndese? Amwita Jimmy Mulisa. Jimmy Mulisa arakurenze kandi wari watubwiye ko nyine bose ubarushaho kuri n'imfururu umwana wa mbere. Oya. Ntabwo bose nakubwiye ko bose ntabarusha, ntabwo murusha Jimmy niwe wabanje kubyiga mbere. Okay, hanyuma rero hari n'abandi ahubwo. Hari abandi? Kugira ngo atari twe twenyine, ubundi ni umuryango wose. Gusa nyine ngiye simbyumva, ni impano y'umuryango mu bikomora kuri nde? Ni mama, ni papa? Bikomora kuri papa nyine. Bikomora kuri papa wawe. Hanyuma rero ese ubundi kutambajije uwo ndi wera? Ahubwo haburagaho gatoya ngo mpite mbikubaza nuko ubinanze. Rero nge nitwa Siraji, ndi umunyamakuru wa Iwacu Media TV. Rero twaturutse imihanda yose tuje kukureba, tuje kureba se impano muri iki cyaro ziri kuvugwa, ziri gucicikana, ngo abana bazi gucuranga. Twagusuye rero, wabifashe? Ahubwo nabanje kwibaza se uriya niwe numva ngo ni Siraji bavuga. Uruvuga ngo muri ibyishimo ni byinshi nyine, nanjye ndishimye ahubwo kuba tunamenyana. Birumvikana akenshi burya umuntu iyo ageze aho ashaka kugaragaza impano yiwe akabona ababimufashamo, akenshi biba ari byiza cyane kuko bituma bimwongerera inspiration, akaba yakora cyane akajya no ku zindi step, kandi ndizera ko nawe ubishaka. Naye mbonye nzamura ariko mba numva mbishaka, ariko nanjye ngize aberwe nabona nanjye mbonye nzamura nanjye nabasha kugeraho nyine nkaba numva nanaharenga. Ngira ngo abantu badukurikiye murabyumva rero, iyo nimero iri aho hasi rwose mumbabarire, uyu mwana rwose tuzamuriye impano nyamuneka. Dore izi ni impano ziba zikizamuka kugira ngo zitugezeho ibintu byinshi kandi byiza cyane. Ndizera ko muri bumufashe mukamuzamura. Diya twikomereje rero, ese ibi biruhuko urabona turi muri vacances n'iyi corona, ibintu by'umuziki wawe byo gucuranga gitari uri kubihuza ute no kwirinda kino cyorezo cya coronavirus? Ndayirinda cyane kubera nuko rero turi no muri guma mu rugo, nigumira mu rugo nyine nanjye. Ni nayo mpamvu mwansi ahubwo mukaza mugasanga kandagira ukarara n'amazi. Birumvikana. Mbasha kubihuza nyine. Nkarepeta nibereye mu rugo nyine kubera nta n'abantu baba bahagera, nkirinda covid nyine ngiye n'umuryango wanjye kandi nkanabihuza. Twumvisheho gatoya hejuru mbere yuko tuza, twumvisha amakuru yuko hari umwana muto uri gutoza gitari, nibyo? Umwana arahari, mu minsi imbere ahubwo nzamubereka nanjye. Yitwa ndetse uwo mwana urabona we biri kugendara? Uwo mwana ntuzamwita Amuri. Yitwa Amuri. Hanyuma rero twaganiriye cyane, nibagirwa kugusaba yenda gira ikintu ubwira abantu badukurikiye ku bijyanye n'impano yawe. Ikintu nababwira kandi nabisabira cyane kinamvuye ku mutima, nimba unkunze kora subscribe, like, comment na share. Icyo kirahagije kandi mukajya mugumya no gukurikirana ibi biganiro nyine biba biriho kugira tubazanira udushya twinshi ku Iwacu Media TV. Twavuze amagambo menshi ariko ndagira ngo abadukurikiye noneho ashobora kuba ari uwuje none, ni akahe karirimbo wacurangira umuntu uje nonaha ukireba ibyo turimo kugira ngo yinjire mu kiganiro kireba ameze neza? Ni akahe karirimbo ujya ukunda kakubangukira kugacuranga?
akaririmbo njya nkunda kamvangukira ni akaririmbo ka Makanyaga Abdul. Ndizera rero wakatunyurizaho nta shida. Nta kibazo. Wanyaretse urukundo rurambuye n'ukuri naranyuze pe, nubwo ntacyo navuze ibanga ni ry'ababiri, gerageza ukomeze rugwizimuwe nicyo rubereyeho, naruhari igicumbi mu mutima ugukunda nta kizaruhungabanya, uri mwiza uri igitego mutarutwa, uri mwiza uri igitego mutarutwa, ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga, ijambo wabwiye turi twembi humura ndakumva pe, kandi icyizere gitubutse simbuze ndacecetse, ariko izere ko turi kumwe kandi tuzahorana, izere ko amahoro n'amakuba ibyo tuzabifatanya, uri mwiza uri igitego mutarutwa, uri mwiza uri igitego mutarutwa, ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga, ubundi urukundo rurasanzwe abantu bakaruvuga bakarufata uko babyumva, abandi barucurika, nzarwakira uko warumpaye ibindi mbe mbihiritse, naruhari igicumbi mu mutima ugukunda nta kizaruhungabanya, uri mwiza uri igitego mutarutwa, uri mwiza uri igitego mutarutwa, ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga, ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga. Wow! Nizera ko rero wowe udukurikiye uri kuryoherwa cyane, uryoherwa n'impano nziza kandi zimeze neza cyane. Uyu rero ni umwana mutoya, ese ubundi ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 15. Watangiye kwiyumvamo kuririmba ufite nk'imyaka ingahe? 13. Birumvikana ubashize imyaka 2 ubyiyumvamo, ubyitoza, urepeta n'ibindi. Nuko nyine Karimbo kari keza kari neza. nanjye niyo mpamvu mbanje kugatura abo bantu, niyo mpamvu nkabatuye, ndagakunda cyane n'akamakanyaga. Ngira ngo nabo rero babyishimiye, bishimiye iyi mpano y'umwana mutoya idasanzwe cyane. Ariko Makanyaga ni umuhanzi umufatiraho icyitegererezo. Makanyaga buri ni muzehe wacu, ko njya nicara nkaganira na papa akambwira ngo Makanyaga ngo ni sekuru ngo w'abanyamuziki, ngo niwe muzehe ubundi ngo niwe ubakuriye w'abanyamuziki, bigatuma rero nanamukunda ahubwo wamuzana.
ingiriye neza wazamuzana. wumva ushaka guhura na Makanyaga akakutoza n'ibindi utazi? Numva nshaka guhura nawe cyane, mfite n'amatsiko yo kumureba, mubona kuri YouTube nk'uko gusa nyine numva ndashaka kumubona noneho amaso imbona nkubona. Ose uriya musaza amaze no gusaza, se hari ikintu wumva yakunguraho? ko mbona ibintu byose ubizi, amanota y'icyo kintu ndabona uyafata neza cyane. ubu hari ikintu wifuza ko yagutoza cyangwa yakubwiraho? Noneho ngo ni na muzehe bajya bavuga ngo umwana utaganiriye ngo na se ntamenye icyo se ko yasize avuze. ubwo rero nkumva nka Makanyaga yaba ari nka papa, tukaba twaganira rero nkabasha kumenya. urumva rero ntabwo twaba ibyo tuganira, niyo namwisabira nti byibura agafoto, mukifotoranya nkajya murana bavuga uyu ni muzehe, ejo yanakitahira dore ko rero ari n'umusaza nkajya mwibuka. birumvikana, akanagukorera mu nganzo, akakurimbira ku turimbo akenshi twe twa mbere, ahubwo no kumunyuza nkahita mukombora. birumvikana. umusaza Makanyaga niwe ufatiraho icyitegererezo akenshi, ariko ntabwo twakwibagirwa ko hagati aho hari abakecuru bo bita Kamariza ndetse n'uwo bita Kayirebwa Cecile. hanyuma bo ntabwo ujya wumva indirimbo zabo zikwafekita cyane ngo mbe wazicuranga. ahubwo nari mbibagiwe nabo. buriya na Kamariza, Kayirebwa, abahanzi nk'abo nyine ba kera nkunda kubiyumvamo cyane. yego nabo ndabakunda, ariko rero iza kera numva arizo ziza, kuko akenshi mba numva zinafite ubutumwa. indirimbo zose ziba zifite ubutumwa. ku mwana rero w'imyaka 15 ndakeka ubundi wakabaye ahubwo uri kuririmba cyangwa se uri gucuranga zino ndirimbo zigezweho, zino abubuwe, zino zaba Bruce Melody nyine nawe utwika ba Knowless. se kuki wumva ko wahitamo gitari cyane? kubera icyo ariyo wumva ukunze cyane? buriya nuko ariyo mpano. burya ngo umugisha uravukana, kandi ngiyo rema barangije kukurema ngo imigisha uzabona ayishyiraho. ubu wasanga aha rero hariho hari akantu ntawamenya. ako karirimbo ngira ngo rero ndakazi, uvuze ngo umugisha burya uravukanwa, ntanibuka kariri bamwita nde? uwo muhanzi ntabwo mwibuka, ahubwo bibaye ngombwa bamunyibutsa. nanjye simwibuka neza, ariko ubaye uzi akaririmbo ndagakunda cyane, waza no kukatunyurizamo, hari icyo bitwaye? nta kibazo. umugisha burya uravukana, umugisha burya ni nk'ingabire ab'Imana yahaye barawuvukana, bakazarinda bawusazana. hari ibyo mbona mu isi binyobera, hari ibyo mbona mu isi binjisha cyane. iyo rurema arangije kukurema imigisha uzabona arayikugenera, ari ugukira ugatunganirwa, ino gukenuka arinda urunduka. hari no gukenuka arinda uhenuka. wow, ni byiza cyane, impano yawe nayikunze cyane, kandi ndizera ko n'abadukurikiye babikunze cyane. by the way, tukiri kuri abo bahanzi babiri nakubwiye, Kamariza ndetse na Cecile, se buriya nta umwe muri bo nta karirimbo ke waba uzi ukatunyurizeho byibuza? mbwira umwe ntacyo. nka Kamariza for example, yenda hari ikintu Kamariza hari indirimbo yuzi? ntacyo ziba zihari.
rero nyine ndumva ari na byiza bihuriranye, ndumva wakatunyurizaho tutakugoye tukakumva. Oh yes, ewana kabisa, numvaga nagiye mu mavuta, ewana nari nabaye nk'ifiriti yumutse byahatari. Ewana kabisa, hari ibindi se biri burenze hano dufitira? No bishaka ndabiguhereza, ndabibahereza ni mu bishaka. Nje nabikunze cyane rero. Nabikunze kandi akeka n'abadukurikiye babikunze cyane. Ntabwo byaba nta n'ukuntu bari guseka. Barishimye cyane. Gusa nyine hari akabazo nshaka kubaza. Ubundi akenshi abantu bameze nkawe bagenda bagira amatorero babarizwamo, ugasanga ubarizwa mu itorero iri n'iri. We hari iryo ubarizwamo ubu ngubu? Mpariza mu itorero bita Mariza, cyane kuri ya mwana ntoza nawe ariho abarizwa. Urakoze cyane, urakoze cyane. Rero twaganiriye cyane, twaganiriye byinshi, ariko nibagiye kubaza utuntu tw'ingenzi, kandi tw'ingenzi tu. Hanyuma rero ese ubundi biga mu wa kangahe? Biga senior one. Mu wa mbere segonderi. Ubu warahakandagiye? Narahakandagiye nuko nyine. Umwana muto cyane, ubu urumva uri mu mashuri makuru wagiye. Ubwo zayo ni makuru nshaka no kuzigaho gahunda narenga. Ugereranyije
icyiciro urimo byanga bikunda warazamutse, ntabwo ari nk'uko waba ukiri muri P1 P2 byanga bikunda kandi uracyari na muto. ahubwo numva ubwo niba naradindiye ubwo z'ubwo 15 ndi mu wa mbere siniya niba nakagoye ko ndi mu wa gatatu. Tukiri ku mashuri wambwiye ko uri siniya 1, urayajyanye pe, urayajyanye. Nacyo ubu nshimiye ntacyo reka gumye mandaze. Courage. Hanyuma se we wumva uziga amashuri angahe? Ese uzayiga uyavanga n'umuziki? Ese wumva ushaka kuziga ibiki imbere hawe hazaza? Ntabwo nareka kwiga ngo njye mu muziki, kandi sinareka kwiga amashuri ayasanzwe ngo ntabwo nabireka, ahubwo ngize amahirwe nkabona nk'uwamfasha nyine biterwa bijya n'ubushobozi nanone nakiga nkagira kure, ariko ntabwo nareka no gucuranga. Ndumva ni ibintu rero byo ndumva nanjye utareka, ariko iyo ugeze hano mu wa gatatu umaze gukora ibya leta hari igihe baguhitishamo ibyo ugomba gukora, ibyo ugomba gukomeza kwiga uwa 4 kuzamura. Urabizi ibyo byo? Oya ntabwo ndabimenya, banza bimenya neza ngeze mu wa 2. Hari ahantu rero hari ishuri ryiza cyane bahita ku Nyundo, bigisha umuziki. Ubwo nahagizwa n'iki? Abanyarwanda rero abanyarwanda badukurikiye bose ndakeka bagufasha, banabyishimiye ibi bintu byawe. Hariya ku Nyundo rero bigisha umuziki wimbitse cyane cyane traditioneri, ari abifuza zino moderi. Iyo mvuze traditioneri ni indirimbo zijyanye n'umuco, imbyino zijya azi kubyina. Ubwo waba mu mari tutabizi. Birumvikana ko uzi kubyina. Ubutaha buri uzatunyurizaho unatubyinire. Nta kibazo. Uzatubyinira wereka aba banyarwanda. Hari igihe umuntu aba afite n'izindi mpano nyinshi zimwihishemo atabasha kuzigaragaza, yenda nibiba ngombwa uzazibagaragariza. Hari ikibazo? Nta kibazo. Ndakeka interview y'ubutaha uzabigaragaza. N'uwo mwana ntoza ahubwo imwe gusa murabe maso mujye mukurikirana. Namuri rero muri nawe uzamuzana, utanzaza muzanye. Hanyuma ture nimba n'ibyo umwigisha bifata cyangwa se bisiga aho ngaho. Ntabwo yabikora. Yesu wanjye arafata. Rero ndumva nshaka kandi karirimbo. Sinakubwiye ko nagiye mu mavuta. Nizere ko namwe mudukurikiye ariko mwagiye mu mavuta. Bayagiyemo barakurikiye, banabyishimiye cyane ndakeka. Mbaza ngo nakande. Se wa mugani ubundi akugiye kutunyurizamo nakande. Sobanurira. Akarimbo nakakameza nakunda gakunda cyane. Gateye abantu badukurikiye. Babyumvise n'abaho bari hose babyumvise. Wai washenge, wai mama zakumarirungu. Wai washenge, wai mama zakumarirungu. Nukigunga nshuti yanjye, nukigunga nyiriho nzakumarirungu. Nukigunga nshuti yanjye, nukigunga nyiriho nzakumarirungu. Wai washenge, wai mama nzakumarirungu. Wai washenge, wai mama nzakumarirungu. Hamagara uwakubyaye, umutoni w'abatoya kumarirungu. Hamagara
washenge wayi mama nzaguma irungu wayi washenge wayi mama nzaguma irungu ninzagusanga uryamye cyangwa se wicaye nshuti nkuma. Nongere mbashimire cyane rero mwebwe mwakurikiranye aka ka interview, nizere ko aba bana impano zabo zabashimishije cyane aho muri hose mu bice by'igihugu ndetse no mu mahanga hagiye hatandukanye. Hanyuma rero ku buhanga bw'ibyuma cyangwa se bwa kamera twari kumwe na Amza, ku buhanga bw'amajwi tukaba twari kumwe na Soro. Ndagira ngo ubutaha nzabazanire noneho izindi mpano zirenze izi ngizi. Hasta la vista, murakoze cyane. Iwacu Media TV.